urabona nyine kuno ibigo bihura baje gukina imipira. Hari ukuntu ibigo bihura, ikigo cya wenda Kayonza Modern, Nyagatare Modern, nyine ibigo bikaza bigahura mukaza gukina. Noneho mwamara gukina nyine mu gukina nyine niho abantu bamenyanira, bahurira bakaganira. Naho rero twaje kumenyanira. Icyo gihe wigaga mu wakangaye wo? Nigaga mu wa kabiri. Primaire? Nari narasaziyemo. Wigaga mu wa kabiri primaire. Nari narasaziyemo kwa nari umuswa. Wari ufite imyaka ingahe? Nari mukuru na mukecuru. Urumva abandi barimukaga nge nkasibira. Bakwimuka ikindi gihembwe nge nkasibira kubera iki nari umuswa nyine mu ishuri. Bivuze ngo wowe ikintu wakoraga wakingaga babyita gushyushya intebe y'ishuri. Wese nyine ntabwo byumvikana ko wakingaga inzugi simbyo. Urumva amakipe yari yahuye tujya gukina nyine bari badusuye tujya gukina. Tugiye gukina turanabatsinda, tubatsinda 3 kuri 1. Ariko nyine mpakura inshuti muri ubwo buryo. Hanyuma iyo shuti uri kuvuga yari umukinnyi, iyo yarakinaga cyangwa nawe yari yaje? Oya, yari umukinnyi. Yari umukinnyi. Ni iki cyatumye nkawe ureba ukavuga ati byange bikunde uyu musore agomba kumbera inshuti? Urumva nyine iyo umuntu ari mu myaka ya adolescence ntabwo ari domesance. Doko bitewe nyine indimi z'abantu ziragoranye. Ariko message yatambutse. Wumva yumvishe. Imvugo kandi ziba zitandukanye ako kaba gaciyemo. Ni ukuvuga ngo muri iyo myaka ni ibintu biba bigoye gukontorora. Noneho udafite n'ababyeyi bakwitaho bakuba hafi tayari biba bigoye, biba byoroshye guhita wahura n'izindi mbogamizi. Ukimubona n'iki muri wowe wahise utekereza? Ukimubona mu kibuga ari gutera umupira wahise utekereza iki muri wowe? Naramubonye ndamwishimira. Mbona nyine revo narindiho. Mbona nyine byajyana. Bivuze ngo we komeza ibyacu. Bivuze ngo revo waramubonye ari mu kibuga urareba uravuga ati ahangaha confirm. Aha ndabona byavamo, uyu ndabona twaba inshuti, twagira ibyo duciringa tukaganira tu. Hari nk'ukuntu like iyo ubonye wenda nk'umuntu bwa mbere urumva ukabona like mwakundana, hari nk'ukuntu ushobora kwiyumvira muri wowe ukavuga ati wabona atera amajwi ukavuga ati yo ugashirira wumva we Yesu we yo. Urumva nyine ibyo ntabwo byabaga bimeze bite? Ntabwo byabura. Byonyine no kugira amahirwe ukugira ngo umukinnyi nyine akuvugisha guha umwanya kuvugisha, nayo ni amahirwe n'undi uwo ari wese adapfa kubona. Kandi mwese mwigaga mu wa kabiri cyangwa we yari mukuru? We yigaga mu wa kangahe? Uko nibuka shuje ubwenge nyuma yari ari mu mwaka wa 5 wa 6. Yari ari mu wa 5 primaire, nawe uri mu wa 2 primaire. Urumva nyine ni amabusanya. Ni ibintu by'amabusanya ariko nyine byose birashoboka. Ni bya bindi ngo tinyuka urashoboye. Hanyuma rero sasa match irarangiye. Yararangiye. Urumva nta numwe wari uziranye? Nta numwe wari uziranye n'undi. Yararangiye kwa kundi nyine mubwira abakinnyi banyu mubaha sitasiyo ati mwakoze kudushimisha. Noneho hari ukuntu nyine muhita nuzako agisifura, umusifuzi asifura ko match irangiye, kwa kundi nyine abari bari mu kugufana bahita binjira ikibuga. Muri ubwo buryo nyine twahise twinjira mu kibuga tumeze nk'abasazi, twayaga turimo kwishimira itsinzi. Umva n'amajipo twabaga twayasize mu mutwe. Ndabireba kuko kwiga primaire natwe byarabaga segonderi ugasanga ibyo ndimo ndabishushanya ndi kubyina. Hanyuma wowe ahantu wari wicaye uri gufana match? Nta nubwo nari nicaye, nari mpagaze ndi muri ba bandi nyine babashyushya rugamba. Ahantu wari wicaye uri gufana match wowe
arbitre yavuze ati match umva nahise niruka mu kibuga. Wamanutse mu ntekerezo zawe uri gutekereza? Urumva nari ndimo afana ariko mva ati mana afasha nkubitane nura mukinnyi waje wari urimo gukina hariya. Kugamahirwe dore n'Imana yaranyumve ndagenda. Nurumva twari turi bantu benshi turi mu kavuyo, ubwo mbanguye ku mukinnyi ariko ngo akutari wa wundi nyine ni amarangamutima yanjye yakoze warebaga mu kibuga. Amarangamutima yanjye yakozeho mbona siwe, ariko mbona ari hirya yanjye. Noneho sasa mva muri ka kavuyo ndagenda ndamusanga, ndamusuza ati bite amakuru, nakwishimiye uzi gukina courage. Doko ahita ayinjira nyine bahita bagenda. Narashyitse mu rugo nyine bampa ibiryo ndabyanga, abana hazi. Umva nyine ntago bari kumenya ngo ikibazo ufite ni ikihe, ntacyo babwiye. Ntago ibyo bishoboka. Nahise njya kuryama, umubyeyi nyine ntibiba bimufasheho, ntibiba bimureba. Ababyeyi bo mu cyaro reka no stress nyine. Ubwo nyine tujya gukina umupira, urumva bo bari badusuye, ariko natwe twagombaga kujya gute kubishyura. Igihe cyo kujya kubishyura nyine turagenda, imodoka ziradutwara tujya ku kigo. Tugeze ku kigo nyine baratwakira, barabanza abakinnyi barabanza bicishaho akantu k'akitozo. Bamaze gukora akantu k'akitozo, amasaha yo kujya mu kibuga baramanuka bajya mu kibuga, natwe tujya aho gufanira turafana. Ariko njye mu bafanaga singiye kubeshya, nanjye aho ntago nari mari ndimo gufana, narebaga umuntu utera umupira gusa. None bakambwira se abo nyine urumva abo twajyanye barambwira se ko mbona ntazi bijya mbere. Wowe ntabwo wari mu bakinnyi? Ntago nari mu bafana, urumva bari bari gufana ariko njye ndahandi. Nireberaga umuntu uri mu kibuga urimo kwiterera umupira, bati mana ufashe mbona ibyo shaka mbona ibiciro. Ubwo nyine barakina turafana, umupira urarangira, imita ya mbere irarangira, bajya kuruhuka. Natwe turicara nyine dutegereje imita ya kabiri. Imita ya kabiri iraza, bajyamo barakina, turatsinda kubw'amahirwe bo turabatsinda. Habamo n'amakarita y'imituku, ariko n'ubundi biranga turabatsinda ko twari dufite nyine abakinnyi bakomeye. Bari baritoje nyine. Ikigo cyacu ntabwo ari ikigo gitsindwa, ni gakeya dutsindwa na n'ubu kandi baratsinda pe. Iyo amakipe yahuye baratsinda, ni gake ko dufite imidari ku kigo cyacu myinshi. Hanyuma urumva match irarangiye? Urumva match nyine yararangiye. Urabona ko hakundi umupira uburangiye muhita mwese abafana mwese muhita mwinjira ikibuga. Ni muri ubwo buryo nyine natwe twase tumanuka mu kibuga, tumanuka nk'abasazi, duhora dufana duteru nyine dushimira abakinnyi bacu nyine ko baduhesheje itsinzi, nyine duserebura ibintu ari waneza kabisa. Ufite amazi uyamena kuri mugenzi wa, urumva nyine biba ari akavuyo. Ni ibintu biba biri akavuyo ariko ubona nyine ko ari ibintu bishimishije. Ni ibintu biba bishimishije cyane. Ariko ngiyeho hagati aho nyine numvaga agatima katari hamwe. Ntabwo agatima kari hamwe. Kubera iki? Nyine hari uwo nari nihebeye ariko mvuga ngo ese ndamugeraho gute. Urumva nicyo kibazo cyari kirimo, ese ndamugeraho gute, ese ndamubona gute muri kano kavuyo k'abantu. Urumva nyine ugasanga ni ibintu bigoye, ariko ndavuga ati byanga byakunda, kuko nituva hano ntabwo nzongera kumubona. Biragoye ku buryo ko namubona, sinzi wabo, sinzi ngataha hehe. Wenda nukumva ngo nuko yiga kuri iki kigo, wasanga atanahiga ari uko wenda hari ukuntu nyine ibigo bitira abakinnyi. Ati dufite match, bakajya ku kigo runaka bakabatiza umukinnyi wabo akaza kubakinira. Nibyo nyine ibyo nibyo natekerezaga. Ese abaye atiga no kuri icyo kigo urumva nta nubwo nazongera kumubona. Wenda ashobora kuzamubona ikindi gihe baragarutse gukina, ashobora no kutagaruka gukina. Urumva byose nyine biba bishoboka. Bishobora kwemera cyangwa bikanga. Ubwo ndangije turaserebura birarangira, abakinnyi bava mu kibuga baragenda mu rwambariro rwabo, natwe dukomeza duserebura n'amasaha y'icuma yo gutaha. Ariko nkabafite impungenge,
impungenge imeze gute, impungenge mvuye ese uyu muntu ndamubona gute ko ngomba gutaha, ngomba kuva hano mubonye. Noneho umushuti wanjye twari turi kumwe w'umukobwa nawe arambwira ati nagufashiya, nakugira inama, ndabona byagucanze, nakugira inama y'uko wareba umuyobozi umwe muri bo batoza, tukaba twamusaba serivisi tukareba y'uko yagufasha. Ati kuko aho nuva hano ntago uzamubona tu, turabona umuntu w'icyamamare nk'uyu nguyu abashakishwa. Urumva rero biragoye kuba wamwipevera kuko nanjye ubwanjye nkuciye ubwoba namutwara. Urumva abanyeshuri tuba dufite akantu nyine kubona nyine mbese ukavuga ati uyu nguyu kabisa, njye hiti mu kigo, uyu nguyu kabisa nta gisebo nyine. Aho hari n'ubona ukabona ntimwanagendana kabisa, ukabona ntabwo muri kuri level. Ni muri ubwo buryo kandi abanyeshuri nyine ni ibintu dukunda, ni ibintu ni ibisanzwe mu ba teenagers, nyine mu rubyiruko ruri muri iriya myaka. Ubwo nyine turagenda twegera umuyobozi, tumaze kwegera umuyobozi tumaze kumwegera aratubwira se tubafashe iki, murihe ko ndeba mutaha mu kigo cyacu bimeze gute. Ati turi abafana, twaturutse mu kigo iki n'iki, twari turimo gukinana nyine, ariko hari serivisi tugushakaho, urayiduha cyangwa ntuyiduha? Nyine twari twigize utuntu tw'udushinzi tw'udushyano nyine, mwari mwabyimbye mbega, twari ishyano ku buryo utari kuza imbere yacu ngo uduceho gutyo gusa. Noneho ubwo birangije Dayeri arambwira ngo muvuge nyine icyo mushaka, nanjye ndimo kwihuta muvuge ikintu mushaka. Abo bakinnyi bari bagiye gusubira ku kigo cyabo cyangwa ahubwo ni twebwe twari tugiye gutaha, tugiye gufata imodoka tugiye gutaha, ariko nabo urumva bari bamaze igihe bakora amakuru se bakina bagira gute, nabo bari bagiye gutaha nyine kubashimira bakajya mu miryango yabo. Natwe rero tugiye gufata imodoka dusubira ku kigo cyacu. Ubwo birangije aratubwira ati mumbwire vuba ndimo kwihuta hari ibyo ngiye gukora. Ati okay, turashije ku ngingo, turashaka umuhungu witwa gutya na gutya, waduha namba ze? Ndabishoboka. Ati muramushakira iki nyine, kubera iki mushaka nomero ze? Ati nyine hari ikintu twashakaga kuzamubaza tu, nk'abantu b'ubushinzi nyine, shinzi zitikoraho nyine, amabere twayashinze waza utubwira iki? Noneho ubwo birangije, ariko gukura uruhande rumwe ikintu navuga ati gukura ni byiza, kuko ari igihe wicara ukavuga ati ibintu nakoraga se buriya byari bikwiriye, se byari bihwitse, ariko nanone ukavuga ati niyo myaka nari ndimo, ntago nuko byagenda kose hari imyaka unyuramo ukagira ibyo unyuramo byanga bikora, nta hantu mbese wabisimbukira, ahubwo uburyo ubinyuramo n'abakuri inyuma bagufasha kubicamo, niho haba hari itandukaniro. Muri ubwo buryo nimero barazibahaye se? Coach jaraguze ibintu yadukoye, ati muzagaruke wana, atujyana sinye turamwihorera, wa mukoca wa turamwihora tugiye ku wundi muntu twabonaga nyine bafitanye communication, tuba dufite amakuru. Ujya ahantu umunota umwe ariko ukagira ngo urahavuka. Ewana turagenda twataka umushuti we na wundi bari baduhaye amakuru nyine, tubona umushuti we niwe waziduhaye, coach yarazitwimye nyine yaturiye sinye, noneho umushuti we niwe waziduhaye rero sasa. Noneho turataha turanamushima, turakoze cyane merci. Urumva ntago twamubwiye icyo twamushakiye, aho twaramubwiye ngo ni umuntu wamudutumyeho umushaka, niyo mpamvu dushaka nomero ze, kandi biragoye kuba twazabona umwanya wo kugaruka hano, twari twaprofise ko twari twazanye ikigo cyacu. Ati nta kibazo, nomero ni ibintu byoroshye, nomero yazitwandikira ku gapapuro abaraziduhaye, natwe turaguruka turigendera, duhita tunajya mu modoka turataha nyine. Mva sinjye warose nagera ku kigo nari meze nk'umusazi nyine, nari meze nk'umusazi, mva ati mana afasha mbanze ngere mu rugo.
nageze mu rugo ndakara, maje gukaraba njya mu cyumba, n'abambwira ngo se ngo ko ngo uhise uza ngo ukajya muri dushe ngo ntawe uvugisha umuntu ngo twiriwanye, ubwo nta n'isoni, ngo icyo nicyo kinyabupfura nagutoje. Nyine umubyeyi ariko ambwira ati mama sorry ni uko yakunanirwa, ko yagufana cyane niyo mpamvu. Ati okay, ati se ati ku buryo utaza ngo usuhuze abantu usanze mu rugo. Ndabaye ati mumbabarire ntabwo bizongera. Urumva nyine ni za mbabazi za nyirabuja, nanjye sinari impari, nari nibereye mu yindi si yanjye. urimo wirebera ukuntu umwana w'umuhungu atera ukuntu yateraga umupira, ukuntu afite igihagararo, ukuntu ashinguye, utabaye iwanjye sinzi kabisa. kandi buriya ngo akiziritse ku muhoro birangira akawuciye. Yego komana, ubwo birangiye nyine ndagenda banzana ibiryo mu cyumba, ndaba ntago ndi burye, ndahaze ntago ndi burye, ku ishuri batugaburiye. Okay, ubwo abwira wari ubizanye umuvandimwe wanjye ati bijyane hariya ku meza, nashaka kurya ararya cyangwa abyihorere. Ubwo njya mu cyumba mpereyo, noneho ndangira guhamagara, telefone igacamo ikikuraho. wari ufite telefone mu rugo? Urumva natiriye uyu muvandimwe wanjye, nyine umuvandimwe wanjye mukuru yari afite telefone, ndamutira araniza nyine njya mu cyumba. Kwa kundi umwana yagutira telefone ukagira ngo agiye kuba yazi ko ngiye gukora, hari ibintu twari turimo gukora duteranya, hari ibintu twari turi gukora nyine tukarebera kuri telefone. Ni muri ubwo buryo rero yaragize ngo nibyo ngiyemo, kandi nibigiriye mu zindi gahunda zanjye zitikora. Noneho ndamuhamagara, ntiyafata telefone, ndamwandikira ati basi wafashe telefone ko hari umuntu ugushaka, ko telefone atari iyanjye, ko nkukeneye. Yashwe dani yasubiza. Noneho haba ati mana ndi umuvandimwe wanjye agiye kuza gutara telefone, navuganye n'umuntu. Urumva nyine nari meze nk'umusazi mu mutwe, wari uri gutya byaraguruka. nari nagurutse meze nk'umusazi. Handi bavuga ariko si umwana bamusaze, bamujyanye indero. Urumva kwandikira umuntu akakujya sinye, ukamwandikira kabiri akakujya sinye, gatatu akakujya sinye, kandi ubona ko yayisomye, nawe nyine ugiramo akantu ukavuga se ni ukubera namushotoye, ese ni ukubera tutari kuri rev imwe. Nyine urumva utangiye kwibaza ibibazo byinshi. bivuze ngo muri wowe watangiye kwitakariza icyizere? Natangiye kwitakariza icyizere, ariko nkumva agatima kamwe kakambwira ati birashoboka, uhumura wowe birashoboka. Ariko buriya no kugira inshuti kuba hafi nabyo birafasha, irakurema nyine ikaguha icyizere ko ibyo bintu bishoboka. Niho ndangije musaza wanjye baraje ngo none telefone yanjye ko nyishaka. Ndamase basi wakwihanganye ko bitari byarangiye, nta na kimwe nari nakoze, nibere kuri telefone gusa mpamagara, telefone igacamo ntayitabe ikikuraho nyine. Ubwo nyine birangiye telefone ndiyakira, muhereza telefone ye, nanjye mpita ndyama. Ariko nkubwiza uko sinjye warose iryo joro. Iryo joro warariye se? Ntago nigeze. Kubera icyo utariye? No gusinzira sinigeze sinzira. Kubera icyo utariye? Narabati mana afasha mbone bukeye njye ku kigo, wenda niho ndibuze kuruhukira. Nibura se warasinziriye iryo joro? Ntago byibuze se bafatanya n'amaso. Natangiye gusinzira amasaha saa 11, kandi saa 11 tuba tugomba kubyuka tugakora amasuku mbere yo kujya ku ishuri. Umva nyine nabyutse meze nk'umusinzi wagira ngo nyine naraye mu kabari. Ariko narabyutse nkora imirimo vuba, hano wagira ngo amasaha yagusize. Ndazinduka nkora imirimo yose nidashoboka, yewe narayikoze. Sinjye warose nava mu rugo. Naragiye njya kureba umukobwa w'inshuti yanjye, duhita tugenda duca ahantu, ndamwatisha mana mwandikira yanze kumfata, ndamuhamagara. Mbese urumva nari nataye nk'umutwe meze nk'umusazi. Noneho arangije arambwira ati okay nazanye telefone, reka tumuhamagare noneho kuri iyi ngiyi turebe katwitaba. Tumuhamagaye ntiyatwitaba. Noneho umukobwa arambwira ati rero umuntu w'umukinnyi nkuriye, icya mbere cyo ntiyakwiteza, nturi mwiza, nta kintu nyine kikuriho gituma kimukurura.
hari abandi urabona hari utundi dukobwa tutunyesto twiza urumva weho rero chat ndabiha amahirwe make noneho yambwira gutya ati oya ati ndakubwiza ukuri nawe nta mahirwe ndi ati ahubwo nurashiduka namutwaye naravuga gutya nkaba ati uwo shuti yawe yakurushaga ubwiza se urebye physically ntago bizi ariko nyine yari mwiza burya rimwe riruta zeru yari mwiza cyane ariko nanjye hari aho namurushaga ubwiza nta mwiza wabuze intege ubwo nyine birarangiye tujya ku ishuri turajya kubyina kuko twakuraga ibintu byo kubyina hari igihe twafataga kuwa gatatu no kuwa gatanu twarabyinaga nyuma ya saa sita nyine twigaga mu gitondo nyuma ya saa sita tukajya kubyina yari nka kuriya mu kigo yari gahunda y'ikigo cyangwa yari gahunda y'ikigo nawe wabaga mu babyina shaka kubyina uwo munsi byarananiye biranana neza umuyobozi arambwira ati se urarwaye ndamwati wapi nta kibazo ufite kandi mbona utarimo guha abantu murari ngo wari wirwariye amurode urumva narebaga ibintu bari gukora nkumva ntago bifasheho nyine cyangwa wabonaga ababyina ukagira ngo bari gutera umupira njyewe nabonaga ari iyindi filime irimo kunza urumva bo barabyinaga njyewe noneho nkakura filime nyine nkakurura mu kibuga barimo gukina urumva twebwe turi kubyina ariko njye ndimo ndakurura mayindi yo mu kibuga barimo gukina naje mbwira umuyobozi wacu ati rero ndumva nameze neza mwamagahushya nkajya nkataha nta kibazo uzavuga ati naho kuwa mbere ati n'ubundi muri weekend nta myitozo mufite ati naho tuzakomeza kuwa mbere ubwo urumva nyine ninjye wari uyoboye wari ubakuriye ibintu byo kubyina kandi wanamugani niwe mukuru wari ubarimo nari mbakura ibintu byo kubyina ubwo rero bahita bose nyine duhita dusoza nyine duhita dutaha buri mwana iwabo nyine ariko handi najyaga nkumva neza biranze kujya aho umubyeyi agiye kumvumbura umva yari story ndende pe ku buryo n'umubyeyi reka maze ngurure mayindi neza birasiswa n'ibiki okay nyine ubwo uri gusiswa n'ibiki twagiye ubwo yemse nibuka nkurura filime inyuma hita wibuka ukuntu mama wawe yari agiye kuvumbura nyine ubwo uri gutembagazwa n'ibiki ariko twagiye mana we wafashije nkasubira muri bashye fire bashye bashiri ayo mana fasha asubire muri mudu bashye bitabira nawe kunsetsa neza ngenda gusetsa ngenda umusore wakuraje udasinziriye urimo urasetsa okay twagiye ubwo nyine birangiye abatumirwa b'iyi minsi none n'urwandiko mwana be serious na game bro bizagusindira uzaba amasaha ageze nyine ni ibintu biba bigoye kuba ubana n'abantu ukajya kubahisha noneho iyo umuntu nyine ari umuntu ukuze biragoye ko wamujijisha kuko nawe icyo gihe iyo tape aba yarayiciyemo n'umunsi wa kabiri urumva twinjiye weekend ku wa gatandatu saa sita muze ku meza turye ubwo ku wa gatandatu wari wiriwe mu rugo ku wa gatandatu no ku cyumweru nyine aba ari umunsi wo kuruhuka mugakora amasuku ku cyumweru mukajya gusenga ibintu nk'ibyo nyine ubwo ndabyuka kurya numva wapi
mva nire ndyamye naheze mu buriri bakambwira ati ariko ufite ikihe kibazo urarwaye vuga tukujyane kwa muganga nturi kuvuga ntabwo uvuga ikibazo ufite turamenya urwaye biki mbese nyine umubyeyi atangira kuvuga se ufite ikihe kibazo mu by'ukuri nta kintu uri burye urirwa unywa amata yonyine ari bugutunge none ndabati niyo shaka nyine nta kintu ushaka kurya ibiryo ntabyo shaka okay ati sawa tubwo ati ubutaka hari buroroshye dore n'imvura imaze iminsi igwa rwose nta kibazo urumva nyine yagiye umubyeyi nyine arakara akagucishamo n'ako kantu tu noneho ubwo musaba agahushya namaze wamaye agahushya nkajya kureba umuntu w'inshuti yanjye urusaba meri wawe nkajya kureba wa mukobwa w'inshuti yanjye ati sawa genda ati ariko ntutinde ati saa 12 bageze hano ndabona nta kibazo mama ubwo naje kugenda ndeba uwo mukobwa w'inshuti yanjye turaganira mubwira ukuntu merewe nyine urumva nyine nari impangayitse niyo nshuti nari ifite yambaga hafi nanjye nkamuba hafi tukaganira nyine urumva nta kintu twahishanyaga nyine nabwiranaga utuntu twose icyo wakoze cyose wakibwiraga mugenzi wa nyine ntago twari nka babandi nyine ubwira ikintu yarangiza akagenda hariya hirya akabivuga nyine twari twibereyeho nk'amasongi mbese ari patana rugi handi ubona ati uyu muntu mbese ubundi bavuga ngo turi abatinganyi bari abantu nise abatinganyi uburyo bagendana uburyo bakururukana nyine ugasanga turi mu gatsiko kacu ka babiri nta wa gatatu urimo noneho turaganira tumaze kuganira arambwira tuza nawe bishaka azagufate cyangwa azabyihorere nyine urumva atangira kunkomeza ubwo icyo gihe naratashye turatandukanye nacu aragenda nanjye ndasubira mu rugo kugira ngo utaha umukecuru atazanga kuma agahushya ubwo ngeze mu rugo nongera ntira umuvandimwe wanjye telefone mutiriye telefone ndamwandikira ntiyasubiza muhamagaye mbona arayifashe umva akifata igitima cyarakubise kiradi none uzi guhamagara umuntu ushaka kumuvugisha ukabura n'icyo umuvugisha ukaguma yakubwira ngo alo wi nijwi nyine wi ijwi rituje cyane nahise bya bintu byose bya bindimo ndibagirwa mbura icyo mvuga ndimi nkajya mvuga wi amakuru urinde nyine hari ukuntu umuntu akwitaba hari ukuntu umuntu akuvugisha ukumva ntabwo ari umuntu ujahaguritse hari ijwi ubundi wumva kuri phone like ukavuga ati umuntu even niyo icyo ndi kumushaka atakimpa ariko yambaye serivisi nziza ni muri ubwo buryo anyitaba neza umutima utuje ati bite amakuru kutavuga irekura uvuge wowe kameme ibyo bimeze gute ndamubwira ati sorry twarakwandikiye ntiwadusubiza nari muze ihangane mbafite ibintu byinshi byo kwakira ndeba banyandikiye abagize gute kubasubiza sorry ubwo nuza tampe yawe ntago nari nakagezeho ngo nyisubize ku mwana wo mu wa 5 primaire abafite ibintu byinshi areba bamwandikiye urumva yari umwana iwabo bari bifashisha kandi yifitiye n'akaguru ke yifite n'akaguru ke kamuhesheje iki kugera ku bantu benshi batandukanye urumva rero nta nubwo wapfaga kumujyaho gutyo cyenyege byasabaga kwa karandevu ati akamubwira ati azaboneka iki gihe n'iki aribwo uzaza kumwe kereka we iyo ari we yavugaga ati uwo ngo mumureke tuzabonana ejo cyangwa se tuzabonana undi munsi wundi nuko bigenda gutyo biratuza ariko nyine uburyo yanyakiriyemo agifata telefone bya bijagara byose nari ifite naragenda tuza warahise usubira ku murongo nahise njya dawe niho nahise mvuga ati urukundo rurashoboka kandi runariho abantu bavuga ko urukundo rutariho ruriho barabeshya ahubwo uburyo urukundo dusigaye abantu muri ino minsi basigaye baruvanga ariko urukundo rwahozeho na n'ubu ruracyariho noneho arakwitabye uramuvugishije turaganira urumva nyine ariko urumva
nagiragamo akantu k'ubwoba ningira ibintu byinshi mvuga ahita avuga ko nyine nariseriye nyine hari ukuntu uvugana n'umuntu ariko ukumva ibyo akubwira ukumva siseriye nyine nanjye mbakarume ndamara turumva twahuriye ku kibuga waje kudusura natwe tuza kubasura mucira mu mayange nyine nawe ni umuntu mukuru Theo kenda byumva ati se bimeze gute ati wambwira icyifuzo ushaka ufite ndangije ndamati naragukunze wankundiye iki se kuri phone se numva namwe ati njye narakwishimiye uburyo ukina narakukunze nyine uburyo ukina nyine ndabihina ariko nyine mba ari umuntu mukuru ashobora kuba yarumvishije icyo nashakaga kumubwira mu myaka yanyu ubwo ndangije ndamubwira ati arambwira ati okay ati ni byiza ati biriya ni ibintu bisanzwe turanabimenyereye ibyo ngibyo ati warakoze cyane kufana nta kibazo ati okay ndangije ndamubwira ariko wanyemerera ukazama umwanya wawe tukabonana byibuze tukaganira icyo kintu uko numva nyine ahita yikangamo icyo kintu uko numva kigoye ngo sinkuzi ngo biragoye ngo take ngo ndaza kuguha mesaje ngo nta kibazo ndaza kuguha mesaje subiye mu kazi nyine ndahuze nta kibazo wakoze merci kuba wanyitabye nyine kuba wampaye umwanya wawe ukanganiriza merci beaucoup ati deko dusezerana gutyo none kuri WhatsApp turacata urumva nyine mwacataga kuki message zisanzwe message zisanzwe ariko naririndaga ati shobora gukoresha WhatsApp ya musaza wanjye asanga ndarabuze musaza wawe akamenya wagwana uko bimeze nkaraburiza ubwo dugacata message yanyoza message nkamusubiza narangiza nkahita nzisiba yanyoza message nkamusubiza nanjye nkahita nyisiba nubwo buryo nyine noneho tuza kujyaho musati se wamaye akanya tukabonana rererere mba ati nta kibazo umunsi ati umbwira umunsi waboneka ati nge ni gake mboneka muri weekend ati urumva twegereje vocas kuba twari turi mu ntuza mu bintu turimo gusoza ibizamini tugiye yari grâce mene turi hafi gufunga nyine hayasigaye bya nyuma nyine nka iminsi ya nyuma yo gusoza ikizamini ati nko kuwa gatatu tuzasoza mu masaa 4 ati nabwira umuntu ntwari kuko hari imodoka intwara nabwira umuntu ntwara nkaza kufata hanyuma tukabonana amatoke ati ngewe ibizamini twebwe ejo twarabirangije ariko nasaba mama agahushya amubwira ko hari ahantu ngiye nyine ati nanjye nyine ndakoresha uburyo bwose ndi bubeshye mama ari buze kuma agahushya nta kibazo atoke ati wowe nta kibazo nibikunda uze kunyandikira uze kunyandikira nta kibazo message yawe ndibuze kuyisoma amana nomero aba afite kuko iyo telefone yindi ntago yakundaga kuba yifite hari wari ushinzwe gukontorora abamuhamagaye abamukeneye abamwandikiye hanyuma akaza gutanga reponte bati bagushatse isayini ABC nyine ariko akaba afite telefone agendana nyine ubwo abariyama tuza kuvuganiraho umwana wo mu wa 5 primaire cyane yari umwana utikoraho cyane ariko ni umukinnyi ukomeye cyane ubwo birangije nyine turapanga nanjye ndataha saba mama gahushya ndamwese mama ejo amagahushya ngese ibizamini ko mwabirangije ngagahushya ushaka nakiki urashaka kujya ugiye kwigira ikiraro ugiye kwigira marine urashaka kwigira indaya nk'abari abakobwa kwa runaka bivuze ngo uravuze ngo turapanga nanjye ndataha bivuze ngo waribetaga mukavugana sasa okay komera urumva none mama atangiye kumbwira urashaka kwigira indaya nk'abari kwa runaka urashaka kwigira ikirara urumva nyine umubyeyi
nyine ntabwo yabura kutagushyiraho igitsura. birumvikana. Ndasaba ndabati mama mbabarira rwose na wapi nyine ejo nzajya mvuga ndabeshya hahandi ubeshya ikintu nawe ubizi neza ati mana mfasha mbone ko gikunda. Nawe ati nyine masenge yambwiye ngo tuzajye kumusura ngo aduhe nyine hari ibyo yari yanyemereye nyine mbese ndamubeshya ngo wese ngo kari kurenga uragiye gute nta mafaranga afite uzategesheje mama nyine nzagenda n'amaguru nta kibazo nzewe ndazinduka nkora imirimo. Urumva nyine nakoreshaga uburyo bwose ndi bumubeshye paka amaye gahoshye. Naramubeshye ndamubeshya kuri finale ndangije ndamuti mama wambabariye koko yaha ngo dore ngo yakutirije ngo ntawagukira ngo ngaho agenda ngo ariko ntuzatinde uzabanguke uragira ngo iso azavuga ko ari njye wakurarura wakugize ikirara. Mama wawe yaguhaye uruhushya hari nimugoroba hari mu gitondo? Oya nyine icyo gihe naramusabye ari ku mugoroba ndi buzagende ejo twari twapanze gahunda ya saa 8 karibwo tuzabonana isaha ya saa 8. We nyine nibwo azaboneka ambye ati nge nzaboneka saa 8. Ati rero ubwo nawe simbizi isaha uzabonekera ntacyo ndabona ati nta kibazo pe. Dire durumva nyine umunsi wose nkiriwe niteguye umuntu ugiye guhura n'umuntu bwa mbere ukuntu yikoraho narimakiye handi wandi makiyaje umwana wo mu wa kabiri primaire ntago nimakiriye mu rugo nagiye kwimakira ku mukobwa w'inshuti yanjye kuko nimakire mama yari kumbuza kugenda yego itavuga ati yagiye mu bagabo tizuba ryavuye mu bagabo. Ubwo nyine birangiye ndasohoka mu rugo ndagenda niyambara ibintu biraho bisanzwe n'inkweto zijabiriye ariko nyine ibintu nkaba na bimwe nabijyanye ku mushuti wanjye niho nambariye niho nyine buri make up nayitereye niho wandekoye nyine ari amakiriya pe. Ndamushima nawe yabaye inshuti nziza yakubaye hafi yambaye hafi nyine yampaye nyine support tu. Rero hana yane ikintu namushima no ko yane make up pe yane make up ndahinduka. Ubwo ndagenda yewana nikoraho anguriza amafaranga 5,000 urumva nari mukire by'icyo gihe 5 by'icyo gihe byari byinshi. Ndatega kamoto ndagenda aho twahuriye ariko imyaka 15 umwana wo mu wa kabiri primaire kwana mugana bari na mukuru byahatara urumva kwa gutangira gutinda kujya ku ishuri ugenda uri mukuru nyine twajyaga kwiga dufite bajyaga kudutangiza umwaka wa mbere dufite 8, 7, 9 gutyo igihe bajya no kugutangiza ufite imyaka 10. Niyo mpamvu rero wasangaga wakureye mu mwaka wa mbere usanga usaze mu mwaka wa mbere cyangwa mu wa kabiri urukecuru wazanye amabere uri mu mwaka wa mbere mu wa kabiri. Urumva ni muri ubwo buryo ubwo nyine turagenda mfata akamoto yewana nikoraho n'agashakoje amabere nayaziritse mbese nyine ntago nikoragaho nurira moto ndagiye nyine aho bambwiye turi buhurire. Umva umukobwa yanije na telefone kuko njya nta telefone nari ifite umukobwa niza telefone mageze ndamuhamagara mbona nafashe telefone nanjye kugira ikintu cy'ubwo ku mana yanjye niseba ubuse koko ngo ndabigenza nyumva nanjye guhangayika noneho muhamagaye bitamwandikira ndamese ahantu wambwiye mpagarara hana nahageze ati okay noneho ahita asubiza kuri message okay ngo nanze kuko itanyireba ngo nago nayifata ngo ariko ngo guma aho ngaho nyuma y'iminota 5 ndaba nkugezeho. Nanjye mva kuri moto maje kuva kuri moto mnishyira motari maje kwishyira motari urumva ariko nari mfite icyitwa amashyushyu nubwo nishyura motari ndangije kwishyura motari motari aragenda nanjye sigara aho ngaho nitunganya havuye make up nyisubiza urumva nyine nari ubwo ndimo ndakurura iyo foto ubwo nyine ndangije ndisiga neza sira ku murongo ndahagarara nyine agakanzu kafashe kanyegereye za size cyane yewana ndatuza nyine meze nihutsa buri fasha nahare mana fasha aze sisebe nibyo nabaga nibereyemo. Ngiye kubona mbona imodoka nziza y'umukara ikase hakurya yanjye
Ndabona ariko noneho ndimo ndarota. Ndimo ndarota se ni umuntu nje guhura nawe ni umuntu ni umwana wa perezida, ni umwana wa minisitiri, bimeze gute? Ahubwo n'umwana aje mu modoka ya VIP nziza Land Rover. Umva narikanze kubeshya n'icyaha biranungura, ariko nawe ati wasanga atari we uyijemo. Noneho telefone ibirasonye, isonye ndareba mpita nyine nahise mbona ko ari we, nditaba. Alo sheri, mwari mwatangiye kwitana na bashe? nahise mvuga alo sheri, byaracitse. Alo sheri, we mu ijwi rituje, we wahageze se? Nta mukiri uvuga nabi mwana wa mama. Wahageze se? Yego nahageze, nagutegereje. Okay, hindukira iburyo bwawe, urabona imodoka iparitse, hanyuma uzisange. Nyihindukira ndakingura imodoka, kubeshya n'icyaha, kwiyakira byarananiye, nahise mera nk'umuntu uhungabanye. Noneho kuvuga birananira, arongera arampamagara. Nakubwiye ngo hindukira urebe imodoka iri iburyo bwawe y'umukara isa gutya na gutya. Nanjye ndamusaza, okay murakoze cyane, reka nze. Ariko nahise nimara kumubona uburyo yaje yambaye, mu kibuga baba batandukanye, noneho iyo yambaye, my God, wahitaga uvuga ati nubwo naryama muri kiriya gituza